Nongeye kubasuhuza mwese. Nkicara kuri mikrofone reka mbibarize, ese murakunda? None se iyo mwakunze basi mwebwe barabakunda? Wenda aho ngaho reka tuharenge. Ariko se musore, niki cyakoreka kigakwemeza ko umukobwa gukunda? Mu kiganiro cy'uyu munsi muri cya gice twahariye inama z'ubwenge twise Waba warubizi, ndakomoza ku iyo ngingo. Nibihe bimenyetso byakugaragariza ko umukobwa runaka agukunda? Ikintu tutakurirwa tuburanaho nge namwe nuko urukundo ruryoha, ariko rukaryoha cyane akarusho iyo nta buryajya buri hagati y'abakundana. No kuvuga hagati y'abari mu rukundo. Ibyibuke neza, sibyo nkwibutsa, nawe urabizi ko bikunze kubaho ko abantu bakundana ariko harimo udafatiye hamwe. Ugasanga bisa nkaho hakunda umuntu umwe rukumbi, nyamara hari urukundo tuvuga twebwe ko rurimwo abantu babiri mu by'ukuri. Nubwo uyu munsi hari bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko umukobwa agukunda by'ukuri, ni ibimenyetso biriho, ariko ni bangahe se babizi? Ariko nta kundi, uyu munsi wowe nyumva twagiye. Biri bimwe mu bintu bishobora kukwemeza ko umukobwa agukunda cyangwa se ashobora kuba agukunda by'ukuri. Rimwe, nta kuburira umwanya niyo umusabye atawufite, agusaba ko mwahindura umunsi. Umukobwa ugukunda by'ukuri nta kuburira umwanya, uretse no gutegereza ko uwumusaba nawe aba bikeneye. Ibi uzabibona cyane niba ufite umukunzi ugukunda by'ukuri, kuko niyo ubimubwiye, ndavuga kumusaba umwanya, nta kugora. Ariko iyo nta byiyumviro agufitiye, uwo mukunzi wawe usanga bahorana impamvu zidashira z'uko ahuze, ku buryo no guhura nawe ubwabyo nabyo bikugora. Kukugira amatsiko nabyo ni ikimenyetso cyerekana ko umukobwa ashobora kuba yagukunze cyangwa se agukunda. Mu gihe bimeze gutyo, ahora gushakira umwanya ngo mubonane niyo yaba afite gahunda nyinshi. Adam Rodolphe ni impuguke mu birebana no kureshya urukundo, ibizwi nka love strategies. Uyu nguyu abisobanura mu magambo make agira ati: iyo umukobwa agukunda nyabyo akubonera umwanya, ni ibyo ngibyo, umwanya ku isonga. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko umukobwa agukunda, iyo muri kumwe usanga yabuze ibyicaro. Mu gihe nk'iki bakunze kurangwa kenshi no kwimana amaso, gukora mu misatsi, mu isura n'ibindi bisa n'ibyo. Umukobwa ugukunda cyangwa se wagukunze uzamubwirwa nuko igihe cyose muri kumwe aba yabuze ibyicaro, akureba buri kanya kandi atifuza ko muhuza amaso, mbese usanga acungacunga buri gihe. Bamwe muri twe ngiki gihe hari aho twisanga turi kwibwira ko atatwitayeho, ariko burya hari igihe ahubwo aba ari uko yabuze ibyicaro. Abahungu benshi nushake ubita abasore, uzasanga batazi gutandukanya igihe umukobwa yabuze ibyicaro mu gihe bari hafi ye, bikabagora kubitandukanya n'igihe umukobwa atifuza kuba ari iruhande rwabo. Impuguke mu birebana n'urukundo zemeza ko kwikora mu isura, gukina n'imisatsi, kureba hasi, mbese kwanga ko muhuza amaso, no gukina n'intoki ze bya buri kanya, byose ari ibimenyetso bigaragaza ko umukobwa yabuze ibyicaro. Ikimenyetso cya gatatu, inshuti z'umukunzi wawe n'umuryango we uzasanga bakuzi. Iteka umukobwa ugukunda ntabwo azaterwa isoni no kukuganiraho mu gihe ari kumwe n'inshuti ze, yaba ari kumwe n'ababyeyi be, abavandimwe we, dore ko n'ubusanzwe abakobwa bakunda kubwira ibintu hafi ya byose inshuti zabo. Iyi ishobora kuba ari nayo mpamvu uzumva abantu benshi hari abakunze kuvuga bati abakobwa bagira umunwa ngo bagire amagambo. Uzasanga kenshi iyo umuhamagaye kuri telefone ari kumwe n'inshuti arakwitaba, kandi ntatinya no kubabwira ko mufitanye gahunda ikomeye. Buri ikindi kimenyetso gikomeye ni igihe uzabona akunze kugutumira muri gahunda ze na bagenzi be. Ibi ngibi bijye bikwereka ko akubonamo umuntu ufite gahunda ifatika, ndetse burya hari n'ibanga. Igihe uzabona bimeze gutyo nuko wenda uba udahari, ariko usanga nakunze kukubaza kuri bagenzi be niba bumva ibyanyu byaba bifite umugisha. Ibi ngibi kandi ni nako binagenda kubo mu muryango we. Impuguke Bonnie Winston niyo yemeza ibyo ngibyo. Bonnie Winston ni icyamamare mu birebana no kumenya ko abantu baberanye, hakaba n'impuguke mu birebana n'urukundo. Nibyo haba abahanga mu kureba bakamenya niba abantu baberanye. Bonnie Winston aravuga ati: nakwereka abo mu muryango we, iki ni ikindi kimenyetso gikomeye kigomba kukwereka ko agukunda kandi akwifuza mu buzima bwe. Burya umukunzi umwita umukobwa uko ubishaka,
umukobwa ugukunda bya nyabyo ahora gutaka kugira ngo akugushe neza. Wabyumvise neza, si ngombwa ko aho ngaho nanabisubiramo. Hari igihe biba ukajya kubona umukobwa gutaka cyangwa se akora utuntu dusekeje ngo akugushe neza. Iki ngiki ni ikimenyetso cyiza cyane cyerekana ko agukunda. Madame Rachel Deyarto ni impuguke muri ibi bintu. Uyu nguyu aribaza ati ese aragusekera ubundi se aragutaka, yaba akohereza udufoto twe utungutu tuzwi nka selfies. Yego, niba ubona ahora arimo kugerageza kukunezeza umenye ko ashobora kuba agukunda. Ikimenyetso cya gatanu ari nacyo ngiye gusorezaho uyu munsi, burya umukobwa ugukunda bya nyabyo mu gihe muganira uzajya ubona akora uko ashoboye ngo mukomeze ikiganiro. Ibi ngibi ndabisubiramo. Mwaba murimo kuganira imbona nkubone cyangwa se murimo kwandikirana, iyo umukobwa agukunda ajya muri icyo kiganiro n'umutima we wose. Byumve neza kuko si byiza ko wazabyitiranya. Iyo murimo kwandikirana ntabwo yandika ubutumwa bw'ijambo rimwe cyangwa ngo akoreshe umutwe yikiriza. Abasore murabyumva cyane, muzita stickers, mwazikoresha hakana cyangwa se agusubiza. Oya rwose. Ahubwo igihe muganira muri kumwe cyangwa se kure y'undi, uzasanga yishimira kukubaza ibibazo bike cyangwa se binabe byinshi, ndetse uzabona anongera umunyu mu kiganiro cyanyu kugira ngo kibe kirekire. Rachel Deyarto twigeze kumuvugaho hejuru gato. Ni impuguke mu birebana n'urukundo no kumenya ababeranye. Uyu nguyu atanga inama ku bantu bakundana agira ati buri gihe ujye wibaza iki kibazo: ese umukobwa asubiza ubutumwa bwanjye? Mbega iyo mutelefone aritaba, ubundi se ikiganiro hagati yanjye nawe biba byifashe gute? Iyo agusubiza ndetse ukabona agira n'icyo arenzaho, nk'urugero rufatika rusa kuri bose, nibyo ni ku bakobwa hafi ya bose cyangwa se unavuge bose, ukabona akunze kukubaza nk'ibibazo yifuza ko wasubiza, icyo gihe uzamenye ko ashobora kuba akwitayeho ndetse ko yifuza ko ikiganiro cyanyu gikomeza. Muri make nta mutima mubi. Birumvikana buri wese wakunze aba yifuza nyine urukundo ndetse no kugaragarizwa ko yitaweho. Ariko se bigenda gute iyo ibyifuzo byacu bitengushywe? Biba ari agahinda nushaka kubyita umubabaro utagira uko ungana. Ni mu gihe ariko kandi hari bamwe babica iryera hakiri kare ntibigeraho kubashengura ako kageni. Ni ikiganiro wagezwagaho nanjye Samuel Mugisha mu gace twahariye kumenya ibintu by'ingenzi byadufasha mu buzima bwacu, tukita Waba wari ubizi. Iyi ni sheni ya Telemontagne Rwanda. Sheni ukurikirane ibiganiro nk'ibi ngibi kabiri mu cyumweru, kuwa kane isaa 3:30 za nijoro, ndetse undi munsi ukaba ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Ukora subscribe utazajya ucikwa na gato. Nanga nsoreje, reka tuzasubire ubutaha.